ujya mu kabari ngo umusinzi nk'urumogi abana bigaga benshi kuri Gorori ku ishuri bita Gorori na Colombiyeri babarizwaga iwanjye nabaga mfite abo bana bose babaga baje kunywa urumogi wawe babaga bafite imyenda mu mabaga bakajya ku mashuri babaje kunywa itabi iwanjye kuko bageze aho bankura ku mazina yanjye nitwa mama barasta riramfata ubugiye ahantu hose za Muhima hose baranzi za Kabari za Nyabugogo pe baranzi mbese bavana Imana mbese waringwanye wararwanaga wari umunyamahane Imana ibitutsi wagira ngo ni na shitani. Duhaye umutumirwa wacu ikaze ku Buzima TV. Imana imuhe umugisha. Turakwakiriye. Amahoro y'Imana abane nawe. Imana ikwakire. Natwe turakwakiriye. N'abantu badukurikiye mudufashe kwakira umutumirwa wacu. Tuba twabazaniye uko iminsi igenda ishira, tuba dushaka kubazanira abantu Imana yagiye igirira neza. Murakoze rero, Imana ibahe imigisha. Mwatangira utwibwira muri quartier se amakuru y'iminsi mumeze mute? Muri quartier turaha Imana ikomeje kuturinda kubera dukuye ahantu habi. Amazina yanjye nitwa Mukayiranga Françoise, ndi umumama w'abana bane. Umumama Imana yagiriye neza, umumama wari umeze nk'ikirara, mbese Imana yarantabaye. Imana yankuye mu biyobyabwenge, Imana yankuye mu businzi, Imana inkura ku isigara ryari ryaranyisishe, Imana inkura ku rumogi ngera naho nari naravuye ku izina ryanjye banyita mama w'abarasta atariyo mazina yanjye mubona uko ngana. Imana irongera imuza n'abana banjye. Abana banjye ntabwo bari nta nubwo bari bigishoboka ko nitwa mama wabo. Imana ingirira neza iyo kabyara abahungu n'abakobwa. Tukiri aho urakoze, utubwiye ko Imana yagukuye ku isigara, Imana yagukuye ku itabi, yagukuye ku bintu bikomeye utubwiye ariko ko hari ahantu Imana yagukuye ngo ntago wabashaga guhura n'abana bawe. Abana bawe bari bari he? Ese bari bameze bate? Ntago mwabanaga? Abana banjye twari turi kumwe ariko narapfiriye mu businzi, mba mu byaha, mbese nari narabaye wo mu kabari. N'umwana ufite muto w'imyaka ine ubu yujuje imyaka ine ntakimenya n'imibereho abayeho. Abana banjye babayeho nabi ariko Yesu yo kabyara ansanga nasinze. Utubwiye ko ngo wari umuntu wo mu kabari. Wari umuntu wo mu kabari se? Wacuruzaga inzoga? Wari ufite akabari se? Wanywaga inzoga gusa se? Watubwira kugira ngo abantu bagukurikiranye cyangwa abantu badukurikirane ku Buzima TV barusheho gusobanukirwa iby'Imana yagukoreye. Ntabwo nacuruzaga akabari koko nko kubimbashisha, ahubwo nari narabaswe n'akabari. Ndi umusinzi uhora mu kabari. Mba mu kabari barizwa mu itabi ryinshi, abanzi barabizi, mwisigara nkanywa urumogi, nsa nabi. Imana we narapfuye ahubwo naranze kuva. Imana ikugirira neza. Imana ingirira neza nasinze. Ntashye mvuye mu kabari maze umunsi ari kuri bonane naraye mu kabari, barashe umwaka ndi mu kabari nasize abana, nongera gutasa 11 za nimugoroba. Uri mu kabari? Wabaga uri kumwe n'abandi se? Wabaga ufite inshuti muri gusangira? Urumva abasinzi bagira inshuti nta nubwo ari z'umumaro. Ni babandi bo mu bubari nyine nabo bipfiriye. Ariko ubusinzi bwanjye nkavuga nti Mana we uzambabara umunsi umwe nzongere mbona meze neza. Kuko n'abari banze ntabwo bari bakinsubiza, bacaga uko nari meze nabi. Ntashye rero fataga telefone kanye nari mfite. None se izo nzoga wari waratangiye kuzinywa ukiri umwana? Watangiye kuzinywa uri umudamu? Watangiye kunywa inzoga se ryari? Byatangiye ryari ibyo bintu? Wabitangiye ryari? Izo nzoga natangiye kuzinywa mbyaye kabiri. Ubyaye kabiri? Ni ukuvuga ngo ukiri umukobwa ntabwo wanywaga izo nzoga? Urumva twe nta n'iby'ubukobwa tuzi kuko nabyaye mfite imyaka 17. Ubwo watangiye inzoga ukiri muto. Muri iyo 17 wabyayemo niyo watangiyemo kunywa inzoga? 17 nshaka maze kubyara uwo mwana afite imyaka 19 nashaka umugabo turatana tubyaranye kabiri twarasezeranye. Atari we mwabyaranye n'ubundi? Yego. Ubwo tumaze gutana none ndagaruka ndasayisha pe.
ujya mu kabari ngo umusinzi nk'urumogi abana bigaga benshi kuri Gorori ku ishuri bita Gorori na Colombiyeri babarizwaga iwanjye nabaga mfite abo bana bose babaga baje kunywa urumogi wawe babaga bafite imyenda mu mabaga bakajya ku mashuri babaje kunywa itabi iwanjye kuko bageze aho bankura ku mazina yanjye nitwa mama barasta riramfata ubugiye ahantu hose za Muhima hose baranzi za Kabari za Nyabugogo pe baranzi ubwo rero nyuma hari n'umwana bafashe bajya kumufungira igikondo none bagezeho ngo barasuza ngo Mary wacara undi ngo aravuga ngo mama abapampese ngo araho baramubwira ati baramukubita ngo tugomba kujya kutwereka mama barasta ni ubahita yego ngiye kugura isigara tumaze gucoma nkubitana na mwana ukuntu babambika jampa yego bakayigeza amaso ariko n'amaboko amapingu bayambaye guri bamuvanye igikondo baje kugushaka baje muri Vigo ubwo ni bande bazaga muri Vigo nabari nyine bari babazanye abasore baba bishinzwe yego nkubitana nabo mwana ahita ncira isiri umutima numvunje ubutsemo ndangije ahita ngo mama ngo bite ndabana imisaramu musa kubera n'ibimogi n'abayimwe wabaga wanyweye itabi ryinshi n'inzoga byanukagaho n'uwo munsi n'Imana habaye barambaza ati mama bita mama barasta watubwira aho ari navuga ni mama barasta kumuhima ari ribu yabazaga ubwo mama barasta bakumuhimano bita mu Kabirizi yarimutse pe kandi uwo mwana mwari muziranye nawe wari wabonaga ko ari ribu ije kukureba ariko arangije arabaza ngo barabaza yego akubikira ibanga ntiyavuga ko ari wowe uticuruza ubuse ngo mere ngo nta muntu watubwira ngo abona bati wapimutse rwose ari ninjoro nta muntu uzahwara kandi ari wowe babaza none bageze ku kagari ahantu ku kagari kacu ngira ubwanda batambo abayobozi baho bose baranze ko ndi mama barasta nahura n'umwe muri mu bakoramo arantanga to nahagaze mfite ubwangiza amahirwe burira imodoka baragenda nasubiye inyuma mbwira aho twari turi gucamana tunywana amata muri gusangira itabi aragenda nyuma y'ibyo byose rero wenda nagiye mu byo kuvuga ibintu byinshi Imana nibwo yasanze nasinze waraye mu kabari ndangije ndataha saa 11 hafi saa moya mfata agatelefone kanjye ka matushi mfungura ku 108 ku mucyo hariho umumama witwa ngo Minyoni n'undi ukunda kuvuga ngo arangira abantu akazi ngo bakora amasabune nibagiwe izina rye abaravuga umwe atangwa ukuntu yapfuye akazuka arabivuga ndangije abantu Yesu we mu rugo mama wanjye turabana n'abana mbere nyina wabo n'abanjye n'Imana nimbura Imana wankuye ku nzoga n'itabi wasinze ubivuga wasinze narumva nasagaye nimbura Imana nkure ku nzoga n'itabi nimba byanze nifata itabi ujye uribanze nifata icupa ujye uribanze ubwira Imana ngo ijye ibanza ku nzoga ibanze no kwitabi narize ntazana n'amarira avamitana ryamye nabyutse saa 10 za mu gitondo mbyukira muri niba turasa nabi abaje batatu banyegereye barampunze bicara hano ndanavuga ni baraguhunga buriya babonaga kuri nk'umusazi waranukaga ugeze mu rusengero reba rero umuntu nkawe w'umusinzi waraye mu kabari ugeze mu rusengero ngahozemo ndavuga ni Mana we nabivugiye ku muryango uyu muryango si ubwa mbere mwinjiyemo ariko ubu ngubu biba ubwa mbere n'ubwa nyuma ntaza gukina nawe shaka kubona nimbura Imana yayindi ikora ibitangaza unkure ku nzoga n'itabi nubyanga ugeze tubisangire barasenga bavuze bihanamaguruka mu bambere bandambikaho ibiganza ariko bagira ngo ujya kwihana kandi wasinze kandi nasinze naratashye mu gutaha sinongeye kusoma ku nzoga n'itabi bavandimwe beza Imana iratabara aho nagiriye mu Mana abana bajyatunzwe barya uko nameshe ngo mise abaturage nta kirakanya asubiza inyuma yaba ari cyo koza tuwarete ndagikora yaba ari cyo koza ibyomo ndagikora ndetse no gufura aho nagire mu Mana murabona ko Imana yongesiza agaciro ntabwo ari uko nari meze rero naravuye ku biro 80 ngera ku biro 35 usa nabi Imana irambika Imana iragabura njya kumva nkumva n'umuntu arambiye ngo mama ke cyangwa mama barasta bamwe batari bamenya ko Yesu amindurize ngo nguno tukubwire turagushaka hagenda nkumva cyangwa nkamubwira ariko namenye ko Yesu amindurize hago nkitwa mama barasta yego ugahamya Imana nitwa Mukayiranga Françoise Imana nabonye nkayibona ari ninjoro nkongera kuyibona ubu n'ubu ngubu mpagaze
ubwo rero bavandimwe numva nambaye umwenda nkumva urafite mubona se wajyana nyweye icyayi kandi sindakina Yego. meze neza numva nkomeye numva nkunze Yesu iyo ndi mu nzu y'Imana 11 mba ni mu nzu y'Imana ku cyumweru usimbura ibyo rero Yesu yankoreye ndamusaba yo kabyara ahungu n'abakobwa ngo azasanga abo twavuga turi kumwe kuko bariyo benshi bamwe na n'abacitse abo mwabanaga mu kabari hari abakiriyo hari abataraza ariko ujye ubyibuza se iyo ugeze nko mu nzu y'Imana ukibuka aho Imana yagutabariye ujye ubibuka ukabasengera ni nabasengera cyane yego kuko mbavuga no mu mazina yego bamwe ari n'ibyo Imana intuma nkajya kubibabwira kuko na mbere nyiri umusinzi ngo igihagarara ku bitugu by'umupfafi kavuga yego igihe abantu nkajya nkayabwira kandi akambwira ati mere kuva bitubwiye na mbere tukibayana watubwiraga izo zikaba yego Imana yankoreye ibyo yarakoze Imana igukura mu businzi nkura mu businzi n'ibindi byaha byinshi urumva iyo sinda hari n'ibindi byinshi ubujya yego yarakoze rero iyo umuntu asinda uravuze ngo iyo umuntu asinda hari n'ibindi byaha byinshi umuntu aba akora gusinda kujyana n'ibintu byinshi hari ugutukana ubundi naranarwanaga ubu nagiye nyine hari wararwanaga cyane njye nararwanaga ubu nari nzi gutera igipfunsi ingumi nziza rwose wazandi wikubita umuntu umugeri mbese bavana Imana mbese warindwanye wararwanaga cyane wari umunyamahane Imana ibitutsi wagira ngo ni nyina wa shitani ugitutsi naragukaragaga ukibura wagiraga ngo uri nyina wa shitani ubu ngubu hari ibitutsi icupa rya akaboko kafitaga icupa gafata Bibiliya iyo ngeze mu nzu y'Imana nipenda akanwa kasohoraga umwotsi kavuga indirimbo z'Imana yego turashimira Imana dushimiye Imana Imana ishimwe turayishimiye aho yagukuye Imana yagukuye mu bikomeye Imana yagukuye ahantu habi Imana ishimwe tugiye gusenga Imana rero kubw'iby'Imana yagukoreye ariko mbere yuko dusenga ndashaka ubwira abo mwasangiraga abazakubona n'abakubonye bwa mbere icyo wababwira ni iki ikintu nababwira benshi ndabaruta urumva njye nari ndi muri ibyo byose benshi mbaruta nababwira ngo wa mumama mwabonaga inzahari Yesu yaramuzahuye nkababwira ngo kwa Yesu si ugupfa ahubwo ni ubuzima yego nkababwira ngo kwa Yesu si wifuza ahubwo ubona umugisha wawe ibyo shitani yari yaratunyaze ubu njye ndimo ndabirya nabashishikariza mbabwira ngo bave mu byo barimo si byiza ahubwo ni bibi batera intambwe mu yo nateye baze dukorera Imana kuko igihe twakoresha shitani nta kintu yaduhembye guseba no kwandagura yego ariko buri mu mashimwe ndi mu mashimwe mu kurishima Imana kuba mpumeka abananjye bameze neza kuba Imana njya kumva nkumva n'umuntu ntaza arambwiye ngo mama barangwe n'ufurire numva nese mbese Imana yahinduye ubuzima Imana yahinduye amateka nubwo ufurira abantu ariko Imana igenda ica inzira ukabaho muri ako kazi dushimiye Imana tugiye gusenga rero Uwiteka Imana yacu Imana ikora imirimo n'ibitangaza Imana yankuye hahandi Imana yankuye mu rwobo nkaba ndi umuntu Mana nyiringabo ivuga ibyo ikorera abantu byiza ndagushimiye ndaguhimbaje heretse aba bavandimwe nabo uyu muvandimwe twaba turimo kuganira umugirire neza papa umuhazi ibyo ubona yifuza ku mutima we uca inzira ugira neza bugacya bukira databuje mwiza wo mu ijuru nanjye ndagushimiye uvuga ngo mwama aho wankuye naho ungejeje data hari ibindi ugikora ndakwereka abo twabanye hariya hantu papa ntabwo ari ahantu heza pe ntabwo ari ahantu heza noneho nabyifuriza ahantu umuntu atibuka no kwitera amazi ahantu umuntu atasuhuzwa n'umuntu yarazi ahantu umuntu atakwifuza kwica n'umuntu yarazi uhabakuru basangishira isengesho ryawe ubabuhoze ko shitani nta ruhara bafiteho urakoze kubyose kandi kubikoze mu izina ryawe Yesu